nanjye ratana bikewe ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyize ko byatangiye. Wetin be this? Jesus. ako se shere ako nako wangirwa mugabo wagibyuka wicaye hano wirwa wayura ubona tuze yatuburara ubura kujya gukora ako se shere nako wangirwa mugabo uzajya wirwa wayura ubundi ako kanwa kawagira ngo ni tuwarete. Wetin be this? Jesus. wajya ubaza ukarabe no kukanwa woze. ariko mana yanjye uyu mugore nzamukorera iki? Iyo abagore bamajira kurengwa bahita bumva bamaje gufatiye intebe y'ibyubahiro bakaza batuka abagabo babo uko bishakiye bakavuga bakabasubiza ntukamenye ko mba mfite ibitekerezo ndi umuntu w'umugabo. Buriya y'umugabo yicaye agatekereza mbese nubwo ubona tuba tutari kurya ibitekerezo byanjye ni ibitekerezo mba nafata nkabyubakisha itaje sha uburyo nyine itaje nahita nyubaka mu bitekerezo nkakora nari gusinzira ndi gufata ibifaranga ndi kubihereza nyiri kabari ankubita inzoga n'inywera sha. amafaranga ni mu bitekerezo amafaranga ni mu bitekerezo reka guhamagara papa hamagara nyoko. Kwishuri batumye amafaranga y'ibiryo. Kwishuri babatumye amafaranga y'ibiryo. reka ngwire nuze we reka 19 twebwe ari igihumbi ariko byabaye 19 ubona ko kaya amafaranga yose turaya uriya bakubye inshuro 19 uyu ngo bavuze ahubwo buretse gato ahubwo no kugira mukandangira ahantu hari ikede nkajya gukora ikiyede cyangwa se ukambwira ahantu abagabo bajya bahunga ari bya bindi byawe byo kujya guca ibitoki by'abantu ujyana kubigurisha. ariko se wa mugabo we nubwo nako wa mugore nubwo buriya abagabo bahura n'ibibazo ntabwo bizi yuko kugira ngo uriya mwana tumutangire 19 ajyanye ku ishuri twagize amahirwe kugira amahirwe uriya mwana bamutumye. Umva rero mbabwire mani kubera yuko uriya mwana kugira ngo murihirire byansabye kujya kwiba ibitoki ariko ubu ngubwo se nakongera kujya kubyiba pe kwiba naje gusanga ari icyaha njyanwa n'amategeko. Kwiba kuri iki gihe baragukanyagada bahita bagukanyaga burundu ukaburira irengero muhita mwumva n'imbere reka mbwire satani reka mbwire nuze we Usko nari kuvuga ko nagiye kwiba kugira ngo babone amafaranga babyumva sha babyumva nubwo igitekerezo rero hari umupangu mfite ko dutanga cya gishinge wakubise hano mu kuboko cy'agapira ndashaka kugikura ibintu bijyanye n'urubyaro tukabishyira imbere bikagenda bite urimo kumbwira ngo twongere urubyaro nabo bagiye kubarira byaratunaniye. Tuze njyewe mfite umupangu njyewe ntega amatwi nkubwira uwo mupangu nuko uzajya utwita buri munsi mu gutwita buri munsi ukagenda ukajya ku kigo nderabuzima ugafata za shisha kibondo wamara gufata za shisha kibondo tukazajya tuzigurisha. se haraye epfo bahanyibye ibitoki ako kangiye kubazana bari abantu kuba babi ibitoki byanjye ari ibisore urimo satani kwa muganga barebe ko gifite ubwonko urumogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi Ndayabananga.
Mwiriwe. Ako tugendera amasaha n'amahorora. Hara hepfo umva n'abantu. Nta nubwo ari n'amahoro. Hara hepfo mu rutoki rwaje. Ibitoki babimaze barugize imara neza. Ibitoki z'igitara si umva si. Rero mu minsi yashize wataraga buri munsi. Hoya n'urundi rutoki rwanjye buriya uretse. Waiting be this. Ni Imana yaguhaye. Kuko hari ukuntu wataraga urumva wakwenga. For what? Ukatwima igikatsi mwana. Hoya buraguha umuntu utazaguha igikatsi. Nico kirazira ubundi. Ariko buri rutoki rwanjye rweraga ako Blood of Jesus. ubu wanyere ko umuvuramo wetu wantegeye urutoki. Jesus. Ibintu nagukorera. Harubwo ariko uziko natwe bigeze gutwiba ibitoki. Bya bitoki namwe byabihozeho sha. Ntabwo yapfa kubimenya. This man. Man, ibitoki natwe ibitoki barajya barabica barabimara. nimugoroba biracyariyo. Satani, reka mbwire Satani, reka mbwire ntuze we, reka mbwire, ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. ibitoki by'ibisore wa mugabo nakuganyiraga burya wakubwira inzara iri hanze hano naho bwawe wakwiye. inzara wa mugabo ntukabikinira ku bintu byanjye udacyumva ndaguhururiza karakubonye ndaguhururiza kwa mugore ubu mugabo ibitoki yabizanye hano wabibonye nawe ahubwo uyu mwana si bari kurota njye natwe nigeze yabizanye nimugoroba yabizanye umutwaro apfu wa mugabo ibitoki byanjye ngo wabitwaye ndaguhururiza ndakuzanira abantu pe nabikeze Wakenewe uwo mwana mure Gamenye ako kantu ni kabi kibaye ikigoryi noneho wala. Assalamu alaikum wa alaikum barakatuh. Niko hanyuma nkashaka kubaza